Bakunze ba Kamanzi Official nongeye kubasuhuza cyane nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Tugarutse mu makuru ya Pi Network ni ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga, tuzajya twongeraho ikoranabuhanga rihambaye. Tujye kuganira rero ku bintu bibiri gusa. Tujye gukoresha iminota mike noneho ndayibateguje kangerageze nkoreshe 10. Tujye kurebera hamwe ikibazo kibaza ngo uwahinduye wallet address kandi yarakoze activate ya Pi Banksa bizagenda biti. Icyo ni ikibazo cya mbere tujye kuganiraho iki cyangwa se tujye gusubiza. Ikintu cya kabiri tugiye kubabwira ku kintu bita Pi Quantum. Pi Quantum. Abantu ntago bazi Pi Quantum. Kuko iyo urebye ibintu abantu barimo kuri Pi Network usanga batazi ikintu bita Pi Quantum. Kamaze nisubiriza ikibazo. Umuntu wahinduye wallet address akabona passphrase nshyashya kandi yarakoze activate ya Pi Banksa, uwo muntu bizagenda bite? Reka duhere ruhande. Wagize ibyago telefone wayitaye, bayibye, yapfuye, bibaye ngombwa yuko ibintu byose ubitangiye bushyashya, muri Pi uramayininga pe, ariko nta passphrase ufite, nta hantu wabibitse ufite, ubwo uzajya uhomba utyo nyine nta kundi. Ariko bibaye ngombwa ukoze wallet address nshyashya, ubonye passphrase nshyashya, uragenda ubanze wemeze updating email, nubisoza uzane iyo passphrase yawe nshyashya uyishyire muri gatatu, ukore icyo bita wallet activation cyangwa se confirmation. Hanyuma ukurikiza amabwiriza yabyo twarabyize nabyo, mujye mu biganiro hano kuri Kamanzi Official mubibone. Hanyuma uze gufata iyo wallet address, iyo passphrase, ujye no muri Pi browser uyishyire muri wallet. Ariko bibaye byiza ku mabwiriza ya Pi Network, bibaye byiza wahinduye wallet address, byaba byiza ukanahindura email, ugakora email nshyashya ukayactivating cyangwa se ukayupdatinga nkuko dusanzwe tubikora. Hanyuma ugakomeza muri gatatu ugakonfirminga ya wallet, ukajya no muri Pi browser ukabikora utyo, ukabona ugategereza ko baguha ya Pi Banksa activation, bazayiguha ukabona kuyikora. Ibyo biganiro nabyo twagiye tubikora. Habanza kuyikwereka ko bayiguhaye, bayikwemerera, ariko itarafunguka iri unavailable, ikazagira itya ikaba pending, ikazagira iki ikaba activate, none ukayikora ugakurikiza amabwiriza nkuko twagiye tubyiga. Reka twigire kuri Pi Quantum. Ndasaba buri muntu wese kujya muri Pi Network, muri Google, ukiyandikiramo ngo niyo ukoreka mu GitHub Quantum Pi Network, ijambo Quantum Pi Network ukaryandikamo. Dore ikintu bakubwira, amagambo tuyasome mu Cyongereza wenda. Barakubwira ngo a cutting edge blockchain project aimed at launching the Quantum Pi mainnet featuring Picoin as a stable digital currency valued at 314,159 yes. Ubwo mu Kinyarwanda biranditse ngo, mumve neza mu Kinyarwanda ukuntu byanditse, haranditse ngo iyi ni project cyangwa se projet yo mu rwego rwo hejuru y'ikoranabuhanga rya blockchain
igamije gushyira ku isoko quantum pi mainnet ikagera ku bukungu buhamye bwa digital cyangwa se bwa digitali. Iyi proje igamije kumenyekanisha bita featuring, kumenyekanisha pi nk'ikoranabuhanga, igamije kumenyekanisha pi nk'ifaranga ry'ikoranabuhanga rihambaye ubwo ni cryptocurrency rifite agaciro k'ibihumbi 314,159 by'amadolari y'Amerika. Aka ngaka kongera ngo mwakumvise, ndagira ngo mwumve aya magambo make. Quantum Pi Mainnet ni proje y'ikoranabuhanga ikoresha blockchain ifite intego yo kuba ifaranga ry'ikoranabuhanga, ubwo ni cryptocurrency, ryizewe kandi rifite agaciro. Ukoresheje system ya blockchain, ukoresheje system ya blockchain ifasha mu guhererekanya amafaranga mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Dore iby'ingenzi wamenya kuri Quantum Pi Network. Ubwo nituvuga Pi Quantum Network, wumve programme cyangwa system ikorera muri Pi Network izabigendera ku gaciro ka Pi, k'ifaranga rya Pi. Ko Pi ingana n'amadolari 314,159. Nguko ko Pi Quantum yakozwe ikorewe Pi Network. Nukuvuga ngo n'izindi blockchain technologies zigira cyangwa system zigira quantum yazo, ariko ikaba ifite agaciro igenderamo. Iya Pi Network rero niyo mpamvu yitwa Quantum Pi Network. Izaba ifite cyangwa se ifite izaha Pi coin agaciro, ifaranga rya Pi rizaba rifite Pi Quantum izatuma ifaranga rya Pi rigira agaciro k'amadolari ringana n'amadolari 314,159 by'amadolari. Kandi byarateguwe. Igisigaye ni ukurekura, ngira ngo mwibuka mu matariki 30 z'ukwa gatatu, ngira ngo niho amakuru yacicikanye ku isi hose ya Pi Quantum, tutazi ibyo ari byo ngibi byaje rero. Noneho iby'ingenzi wamenye nuko nko mu bijyanye no gusobanura nyine Pi Quantum irashaka kugabanya ibiciro by'amafaranga no koroshya uko abantu bakora ubucuruzi. Icya kabiri, ku bijyanye n'agaciro, agaciro k'ifaranga rya Quantum Pi ni 314,159 by'amadolari y'Amerika, bigaragaza ko ari ifaranga rifite icyizere mu buryo bw'ubukungu. Aya ni amakuru dukura muri Pi Network, tukayasoma mu Kinyarwanda twifashishije ubusemuzi bwa artificial intelligence. Icya gatatu, uburyo bwo kubikoresha. Abakoresha iyo system bashobora gukoresha Quantum Pi mu guhererekanya amafaranga, kugura ibicuruzwa ndetse no mu bikorwa by'ubucuruzi butandukanye. Icya kane ni ikijyanye n'ikoranabuhanga. Iyi proje ikoresha ikoranabuhanga rigezweho rya blockchain technology, bityo ikaba yizewe mu bijyanye n'umutekano. Ibintu ni biki singaho. Hanyuma rero ariko ngira ngo warekera aho ngaho, harikira aho ngaho kuko nawe kumbaho iminota nk'intego. Noneho intego nyamukuru ni ugufasha abayikoresha kugira ubukire no koroshya ibijyanye n'imyemerere y'amafaranga. Abantu bafite ukuntu bemera amafaranga navuga ko mbaho iminota mikeya, dore ibaye 9. Reka ndekera aha ngaha, ahubwo mwire buri muntu wese yuko ibiri mu gukorerwa hano muri Pi Network cyangwa ibirimo gutegurirwamo ni ibintu giye ubwanjye ntafite ubushobozi
bwo kubisobanura umunsi ku munsi, ahubwo tubitege amaso. Pi Quantum cyangwa Quantum Pi Network ikoresha smart contracts, igakoresha ikoranabuhanga rya blockchain technology, icyo bita cryptographic algorithms, hakaba interoperability, hakaba user interfaces, hakaba ecosystem, hakaba security protocols. yewe birahambaye. Ibyo byose tuzagenda wenda tubigarukaho, reka tuzagende aho kugira ngo turunde amakuru menshi ka tujye tubaha makeya, ariko andi tugende tuyazana gake gake. Reka nsabe icyambere nsaba wowe utarakora subscribe yikore. Icya kabiri, ikibazo ufite ucyandike muri comment. Icya gatatu, ubwo nsabye ibintu bingahe? Bibiri. Ukansaba icya gatatu, iyi nkuru ujye ugerageza uyigeze kuri bagenzi bawe. Ngiye gusaba ibintu bitanu. Icya kane, shishikariza buri muntu wese kwibuka kumayininga cyangwa kujoyininga Pi nawe akamayininga bushyashya. Icya gatanu aricyo nsorezaho, ntimwibagirwe kuregestaringa Ruby, kuko Ruby naje gusanga ari umushinga uhambaye cyane utera ikirenge mu cya Pi Network, kandi nayo ifite iki? Agaciro. Ubu tuvugana Ruby ifite agaciro k'amadolari 2, nubwo itarajya ku isoko, ariko nuko ihagaze. Kandi iyo umayininga bakwereka iyo ugejeje. Ejo nababwira ko ni muri 80 nangahe, ubundi muri 93. Ruby twazikomeje. Rero umuntu we icyo nsoreza ni ubutumwa bumeze gutya: umuntu wese ufite ikibazo kuri Pi Network cyamunaniye cyangwa kuri Ruby, mpamagara kuri video call, dusharinge screen, nkufashe tubirebaho tutari, kuko kugeza ubu kugira ngo mbone biragoye. No kumpamagara ubwabyo biragoye, ariko gukoresha aho kuri WhatsApp urambona byoroshye. Kuri WhatsApp urambona byoroshye. Hanyuma ngufashe niba ubishaka, ariko utabishaka ndaguha amakuru twikomereza. Mugubwe neza, muhahe, muronke, ahasigaye mukomeze mukurikirane Kamanzi Official, yabagezaho amakuru atariho ivumbi, atarimo ibihuha, atarimo ibinyoma.